naje gusenga nkashorera n'abana nkabazana nkavuga nti naje gusenga mvuga nti Imana niba uri Imana wigaragaze gusabye igihe kinini. Iyi nari nyimaranye imyaka 16. Ubwo narashatse igihe cyo gushyingirwa cyari kigiye kugera hasigaye amezi 3 ngo dusezerane. Njya kubona nkajya mbona indiri kuza imbere ku buryo nasezeranye bakavuga ngo najyanye inda, nkajya ngo mvuga ati se Mana ibi bintu bimbayeho ko nzi ko ntigeze mbonana n'umugabo ko nta gitsina gabo nzi iyi nda ko kiturutse iyo ndivuye koko kuburyo nasezeranye bakavuga ngo natwaye inda. Nkavuga subiye inda nayitwaye kubw'umwuka, nayitwaye kubwa Roho Mutagatifu. Mana ko nsenga nagiye mu nzira ndayisitara byagenze bite. Naje hano pasiteri amaze kunsiga amavuta aravuga ati wa mudamu we garuka hano. Ndagaruka arambaza ati si kibazo ufite cyo mwiyonda yawe urakizi? Ndavuga ni ntacyo nzi, nta ikibazo kirimo, nta kibazo nzi. Arambwira ati si yonda yawe ko mbona yaguteye igikomere kandi kabikomeretsa n'abantu bose, ko buri wese avuga ko utwite kandi udatwite, iyo nda yawe ikibazo kirimo urakizi? We yarambajije mu gitondo kuri telefone tukiva hano ati mu byukuri mama Keve ikona bibonye bavuze ngo inda yashize yakize wa uri kubireba wayikozo yashize burundu n'ubu ngubu yabaye miss. Umushumba yese nabona uko mbivuga, sinabona ngo sinabona ni Imana yanjye, sinabona niki, gusa amavuta afite cyangwa impano afite ntabwo nabona bango ntabwo yihererana, ntaga bigumiriza nkuko mbona abandi ko abandi bigenda. Nuko twese tugeraho muri rusange akanavuga ngo suru wa cya suru murayoni, ngewe ntabwo nabona uko mbivuga. Ariko none ubu kanze mbanze ngiye mu nezo ariko nagiyemo none ubundi n'abari kure bose Yesu azabazana. Hallelujah. Itorero Elion Pentecost Blessing Church riyobowe na Reverend Prophet Ernest Nyirindekwe ribatumiye mu bihe bidasanzwe by'ijambo ry'Imana, ibitangaza n'ubuhanuzi. Wa gatatu guhera saa 11 kugeza saa 2 mu materaniro yitwa uwa gatatu wo kubohoka, Wednesday of Deliverance. Kuwa kane mu masengesho yitwa uwa kane w'ibirori guhera saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Buri wa gatanu wo gutitiriza, Friday overnight, aho duhera saa 1 za nimugoroba kugeza saa 11 za mu gitondo. Ndetse no ku cyumweru aho tugira amateraniro yitwa icyumweru cyo kuyoboza Imana inzira. Irya mbere rihera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6 n'igice, ndetse n'irya nimugoroba rihera saa 10 kugeza saa 2 zuzuye. Duherereye Kibagabaga munsi y'urwibutso ku gipangu nimero 3 aho bakunze kwita ku rusengero rwera White Church. Aya materaniro yose wanayakurikira online unyuze kuri YouTube ukandikamo Prophet Ernest Nyirindekwe ndetse no kuri Zoom. Dukurikira uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga zacu, ntihazagire na kimwe ucikwa. Ku bindi bisobanuro no kuyoboza hamagara 0788244757. Muze dufatanye guhimbaza Imana yacu. Hallelujah. Nitwa Marie Solange mufashe mikoro Fifi. Nitwa Marie Solange Musanabaganwa. Sengera mu Bakatolike. Yego. Imana yagukoreye iki? Ndashima Imana kuko yankoreye ibitangaza bikomeye. Nari mfite inda, nari maranye imyaka 16. Mufashe Fifi. Yego. Hanyuma
igitangaza cyambayeho, naje gusenga maze iyi nshuro nje gusenga hano ndumva ari inshuro ya 6. Naje mu cyumweru cy'ubuhanuzi ku munsi wa 2. hanyuma shira ubwoba uhamiriza Yesu. naje gusabwa ndi umukobwa, nakoze ubukwe, mbese hinda yaje mu mezi 3 ngiye gukora ubukwe. Amezi 3 indiraza. Indiraza. Ku buryo byageze igihe najya gushaka bakambwira ngo najyanye inda. Bagira ngo uratwite. Bagira ngo ndatwite. Umugabo wawe ari he mbese? Umugabo ari? Umugabo yakuvugiye se? Ko nduzi byaje sinduzi umugabo wari mugabo. Siwe mugabo wiwe. Igikomere gikomeye. Yo mpamvu kubivuga mba numva nibyo Imana yankoreye, nuko ntago njya nkunda kuvugira mu bantu benshi. Ariko impamvu ngiye guhamya iby'Imana yankoreye, naje gusenga kwa 2, nza gusenga no kwa 3, nza gusenga no kwa 4, nza gusenga no kwa 5 no ku cyumweru. Nari nararitswe n'umugabo. Naje gusenga nkashorera n'abana nkabazana, nkavuga nti naje gusenga mvuga nti Imana, niba uri Imana wigaragaze, gusabye igihe kinini. Iyi nda nari nyimaranye imyaka 16. Ubwo narashatse, igihe cyo gushyingirwa cyari kigiye kugera, hasigaye amezi 3 ngo dusezerane. Njya kubona nkajya mbona indiri kuza imbere, ku buryo nasezeranye bakavuga ngo najyanye inda. Nkajya ngo mvuga ati se Mana, ibi bintu bimbayeho, ko nzi ko ntigeze mbonana n'umugabo, ko nta gitsina gabo nzi, iyi nda ko kiturutse iyo ndivuye koko. Ku buryo nasezeranye bakavuga ngo natwaye inda. Nkavuga si iyi nda nayitwaye kubw'umwuka, nayitwaye kubwa Roho Mutagatifu. Mana ko nsenga, nagiye mu nzira ndayisitara, byagenze bite? Ku buryo bavugaga ngo ariko Mana, naravuze ni Mana koko wamfashije ukigaragaza ko nsenga. Nari umukorari ndirimba muri korari, bakavuga ngo bagiye no kumagarikira amasakaramentu kuko ngo natwaye inda, ngo bari bazi ko ari njye mukobwa witonda. Yo ndabaye byageze aho ngaho nkajya njya mu nzu nkarira. Umugabo tubana tumaze gusezerana, aho byageze na data bukwe akavuga ngo naho nari nzagutekeje ngo ndahagabanya, ngo nawe ngo nkiguhaye kuko usebeje umuryango. Uradusebeje, twagusabye tuzi ko uri umukobwa witonda, uri umukobwa utubeshya ngo uririmba muri korari. Yajyaga bimbwira nkanga no kubibwira uyu mugabo, nkabyihererana nkaceceka. Avuga ngo nari nzagutekesha, ngiye kuhagabanyana nawe nkiguhaye. Byambayeho inda irankomeretsa, nkajya njya mu nzu nkarira, nkasaba Imana yo mu ijuru, nkavuga nti Imana, ndagukoreye igihe kinini, niba ubona koko bikwiye nkwiye uwo mwana, igaragaze, ntuzamume byihuse kuko ntawe nshaka aka kanya. Mbabarira umwaka cyangwa imyaka 2, ariko wigaragaze kuri Imana, wigaragaze ko nagukoreye bishoboka.
narasabye nsaba Imana, nasezeranye mu kwezi kwa 7 2008, ndavuga nti Imana mbabarira umwaka cyangwa imyaka 2, ariko wigaragaze kuri Imana. Ndabizi ntanda mfite, nta n'umuntu nzi, nta gitsina gabo nzi. Mbabarira umwaka cyangwa imyaka 2, ubundi uzama umwana nyuma y'umwaka, ariko ntuzawurenze kuko uwo mwana koko ndamukeneye. iyo Aho byageze hashize amezi nk'Icyenda, umugabo akavuga ati iyaba wenda niyo nda warayizanye. N'uwo mwana nkamubona, ababivuga bafite ikintu babivugira. Indi irankomeretsa bishoboka, ariko ikintu nasabye Imana, nayisabye umwaka imyaka 2. Muri wa mwaka nayisabye, nasezeranye 2008 mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 7 kuri 26. Natwaye inda 2009 mu kwezi kwa 8. Wa mwaka urashira, hajyaho n'ukundi kwezi. Imana irigaragaza. Icyo nicyo cya mbere nashima Imana. Yanda narabyaye, maze no kubyara inda, n'ubundi namara kubyara ikagumya ikaza imbere, bakavuga ati aka kanya n'umwana nanone. Nsaba Imana, ndavuga nti Imana wambabari ukampa indi myaka 4, umwana wanjye ko ntashaka ko azacuka ari mutoya. Uko nabisabye Imana nabyira binkorera. Ibigeragezo nawe nabyo ni byinshi, ariko tumanza gushima Imana nuko yanyigaragarije ku munsi wo ku cyumweru kuri 14. Naje gusenga, ndavuga nti Imana, maze iminsi 4 nza gusenga. Natumiwe n'umugabo, ndashima n'Imana kuko n'umugabo ntabwo yajyaga yitabira ibintu byo gusenga, ariko ndashima Imana kuko ari we wanzanye muri urusengero, kandi nkasubirizwamo ibyo nasabaga Imana. Nkavuga nti ku buryo n'abantu bavugaga buri gihe ngo mora ntwite, ngo mbese buri mwaka urabyara. Ubwo birangiye Imana ikiranuka. Ubwo ngubwo Imana yankoreye ku cyumweru, umushumba yaravuze ati umuntu ngiye gusiga aya mavuta, ikibazo wari ufite kirakemuka, uburetwa bwose bugiye kukuvaho. Umuntu ndasiga aya mavuta ntarataha afite ikibazo muri we. Naje imbere nje kwisigisha amavuta, ntakekaga ko nakira. Naje hano pasiteri amaze kunsiga amavuta, aravuga ati wa mudamu we garuka hano. Ndagaruka. Arambaza ati si ikibazo ufite cyo mwiyonda yawe urakizi? Ndavuga ni ntacyo nzi, nta ikibazo kirimo, nta kibazo nzi. Arambwira ati si yonda yawe ko mbona yaguteye igikomere, kandi kabikomeretsa n'abantu bose, ko buri wese avuga ko utwite kandi udatwite. Iyo nda yawe ikibazo kirimo urakizi? Ndavuga nicyo kibazo ntacyo nzi, ntago nzi icyo kibazo. Aravuga ati ibyo bintu bagushyizemo, iyo myuka mibi bagushyizemo y'ibibwana, ngiye kuyisengera, ibyo bibwana bikuvemo, ubibyare bive mu mubiri wawe, ntibizongere no gusubiramo ukundi. kurimo ibibazo kuri ino nda yawe cyane. Ndase uko bambwira ngo ni nini, ngo ni nini. Kuki wari uyibazaho cyane? Arigiye mbona intera igikomere. Mpamvu mbivuze, bamwe bajya bakubaza ngo uratwite, kandi amakuru ni wowe uyafite. Amakuru ufite ameze ate? Uko ntatwite. Jewe ndakuzi se ngo aya makuru nta mwana uri muri iyi nda.
ariko bahora bayikubaza. Imana kuko uzi uko yashize? ntabwo mbizi. Yesu we, kandi buri munsi warikora nibyo? hari igikora nk'umuntu utwite kandi ntatwite. Ikora nk'umuntu utwite. Narimo ikibazo kunda, muranyihanganira bene data, ikibazo nk'iki kiba cyihutiwe. Mereza kuri ariya mazi. Yashite ni madamu nese aratwite? Oya, nanda afite? oya, nayo nayo. Pega ikibazo gikomeye. Pega umuntu wahuye n'ibibazo. Ariko reka mbabwire, murabona turiya dutebe tw'ubururu ukuntu ari twiza? Murabona hari ahantu mudakwiye kwashyira intebe naho cya gihanda kikajyamo intebe? Dore ngibiri online church ni murimo mubireba. Mugura intebe mu izina rya Yesu, ariya hose hajyemo intebe. Si sawa? Abagiye muzigura Imana ibaho umugisha, abatarazigura namwe muzigure. Magaze mu butware mabwa na Yesu, magaze mu cyubahiro mabwa na Yesu. Mu bushobozi bw'Imana aya mazi ndayasengeye. Iyi nda ntabwo izongera konka. Amen. Nigeze akubwira ngo irimo ironka? Narabibonaga kandi n'abandi bakabivuga cyane. Irimo yonka. Inda yonka nta mwana urimo. Ntawe. Yari irimo ikibazo. Yari irimo ikibazo. Yari irimo ikibazo. Dufashe. Yari irimo ikibazo. Dufashe. Iyi nda yari irimo ikibazo. Dufashe. Giye kukiruka. Haleluya. Haguruka. Ngiye kuyisengerera igite. Koze ibiganza kuri iyo nda. Magaze mu butware mabwa na Kristo Yesu. Iyi nda yawe ndayisengeye kano kanya. Daimoni yari yirimo, ibi bibwana byari birimo, byajyaga binahogera bikirukankamo nk'ibiyoka. Ndategetse rigita 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 rigita, irimo iragenda, irimo iragenda, irimo iragenda, irimo iragenda, irimo iragenda, irimo iragenda, irimo iragenda. Fire irarigise, iragiye. Fire. Dore bino bintu byari birimo, nywa amazi mu minsi 7 yonyine aza basubiranye taye. Felicitation mu masengesho ya prophetique, ariya masengesho ya gihanuzi azaba kuwa mbere w'ukwezi. Badamu harimo bazashima Imana. Haleluya. Byarangiye mutahe. Ndashima Imana kuko yavuze ati fata aya mazi uyasomeho. Ngiye gusengera iyo nda yawe yifateho. Ngiye kuyisengera ibyo bibwana bivemo. Pasiteri yarasenze aravuga ati kubasha nawe n'Uwiteka, ibyo bibwana nibive mu iyo nda, sinshaka ko bizagusubira mu iyo nda. Ndabyirukanye, iyo nda nisubireyo. Yabivuze inshuro 7. Ku nshuro 7 ya 7 numva indi subiye. Ngavuga ni ngewe
nagiye mbitanga, usibye ko nagiye mbifashisha abatabifite kuko byari bitakinkwira. Byose narabitanze nsigariraho, ndavuga nikansigaze nk'ibitenge 2, wenda nzajya mbyambara cyangwa najya no kwa muganga bakanakinyorosa. Ariko imyenda yose nari narayimazeho kuko nta mwenda wari ukibasha kuwira. Naguraga imyenda ya mariniyeri kuko bavugaga ko ntwite, ku buryo nafataga na metero nk'ipima, mu nda nabaga mfite 45. ariko twageze no mu rugo, umugabo afata metero arapima, asanga asigaye 35. Ndashima Imana kuko yankijije hamwe n'umushumba. Imana iguha umugisha kuko wankijije umutwaro warundemereye ntabasha kwitura. Imana igumye iguha umugisha, ikongere n'andi mavuta. Ntabwo nabona ishimwe na Imana, ariko ikindi gihe nzaza gushima Imana nanga n'icya 10. Imana igumye bifashemo. Nicyo nzatanga, nzaha Imana icyubahiro. Imana nishimwe kuko yankoreye ibikomeye, ikanyiza umutwaro nari maranye imyaka 16. Haleluya! Pereza umugabo ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Murakoze, ndashima Imana cyane. Witwa nde amazina yawe? Nitwa Hakizimana Emmanuel. Usengera he? Nsengera mu Bakatolika. Nasengeraga mu Bakatolika. Ndashima Imana cyane. Ubu nakerewe ko mvuye mu kazi, ariko madamu arantunguye kuko nari nzi ko igihe cyo gutanga ubuhamya ari mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Twatangiye icyumweru cy'ubuhanuzi nk'uko pasiteri yari yabivuze, nk'uko umushumba yari yabivuze. Ariko nabonye iri tarena ntaripfundikira kuko igitangaza yankoreye ntabwo nari kubihishira. Yaravuze ngo umudamu wawe azashima Imana mu kwezi gutaha ku cya mbere cy'ubuhanuzi. Ariko nabonye ntategereza icyo gihe, nabonye ngomba gushima Imana n'umushumba. Imana imuha umugisha, ikomeze ikongera amavuta. Ndagushyigikiye mushumba mwiza. Amen. Murakoze. Ni byinshi cyane ngewe navuga n'ubuhamya natanga, ntabwo nabibonera umwanya, ariko ndacisha muri makeya. Mu by'ukuri rero kugira ngo ngere aha ngaha, ni ya Mana ikorera icisha mu nzira nyinshi. Ngewe nari mvuye mu kazi, ntagereye cyo gusoza gutaha ngo nahize akazi. Witwa David, engineer yahoze ari engineer wanjye, agezeho nanjye ngira engineer. Turahura ari mu modoka, ariko nayo ndi gutambika. Niwe wubatse urusengero. Noneho arambwira ati, Hakizi, ntabwo rero ndajya kugurira icupa, ubu ngubu ndi kwihuta ngiye gusenga. Ndamubwira nti, rega David, ngewe igicupa sinkibibarwamo, sinkinywa n'inzoga rwose. Ati none se niba akazi wagasoje waje nkakwereka aho tujyana. Ndabane se nigiye hehe? Ngiye gusenga, ngiye ku rusengero. Ngiye ku rusengero ndatangara nkurikije ubuzima twabanyemo nuko twari turiho. Amwe ngagiye gusenga ndikanga. Mitaye nicara mu modoka nambaye ni sarubeti. Sarubeti nageze hano nyikuramo nyishyira mu modoka. Ndaza ndabaga kandi ubwo rusengero uvuga ugiye gusenga. Nje ninkinjira ariko birantungura kuko n'ubwa mbere nakwinjira mu rusengero rumeze gutya. Noneho ibyo bya mbere mbanza kubishima, ariko mfite ubwoba. Hase ndicara n'abantu bameze batya, mvuye kuri chantier, mvuye mu gakinjiro n'ivumbi, abantu ukundi ko narimo n'abazungu. Ndabigenza gutera, ariko nicara mbanza kwicara ku ruhande, ariko bakajya banzana bakanyigiza imbere nkavase n'ibiki nono biranyubera. Ariko umushumba nkana gukunda kubona ibiganiro kuri YouTube, rimwe na rimwe nkabirebaho, mvuga suriye bundi kumbona yenda yifenta, uraba ari kwigisha ko ari mbona ari nk'umuziki se.
niko ngiye ku mutima wanjye natekerezaga nkinjira hano mu rusengero mbonye icyubahiro cyonyine bampaye mbonye n'urusengero uko rumeze ku mutima wanjye ariko natekerezaga ntari nabyatura ngo na David mbimubwire nabimubwiye nyuma dusohotse hanze nabwo David ahantu niba waragiyeyo rimwe kabiri gatatu ngiye sinzongera kuhasiba nta nzi ngo uhamagara uzayo nsangamo ubwo ngiye guca muri makeya ibyo naboneye hano mu rusengero umunsi wa mbere mu cyumweru cy'amasengesho ni byinshi cyane barahagurikije abantu bashaka kudukinga ngo ni igihe cyo gukira ngo twamagane satani tuyikubite ariko nari kubisaho yaravuze ngo abantu bari bafite karande ibyo avuze byose nkasanga ni ngewe ngo abari abakora bagakorera abandi bagahembwa nkasanga ngewe ngo narakoze nanarengeje no gukora ikintu cyose bavuze nkasanga ni ngewe ubuhamya batanze nkasanga ni ngewe abana nzongera ahangaha nta muntu uzongera kuntangamo icyo ryo naje gushima Imana ngeze mu rugo mbibwira madamu ati se noneho urasaze noneho ugiye kugira ujya no mu byumba hagiye nizo nzandaramo muri veye ku wa gatanu ndaramo ngira mu rugo mu gitondo saa 12 ese rusigaye urara nawe mu byumba urasaze se ndavuga ni ko nararaga no mu kabari se ninjye nararaga no mu kabari ngize amaye ngo nawe nzabindara ariko ku mutima nkavuga nti nawe uzaza nawe uzazana ibintu nabone hari awe nugerayo nta nubwo uzongera gusiba muri make nageze ngenda gake nkajyanza kugira namuzanye nk'umukuru ariko ubu ngubu nta nubwo nakwirirwa mvuga ngo ndamuzana ahubwo arambwira ati urasoza akazi ryari ngo tujye gusenga mu by'ukuri rero ngewe ikintu nshima Imana cya mbere nshima Imana ko umunsi wa mbere naje bakavuga ngo abantu bose barakize ngewe nakize byonyine kumva ko najya mu rusengero icyo ni kimwe icya kabiri umwana wacu dufite wa kabiri yararwaye amasinezite baba ko bazayabaga arara yasamye ubu ngubu ni mutaraga nta kibazo afite rwose icya gatatu twaraje no bavuga ngo dusabe amafaranga abandi bakandika amafaranga abandi bakagira gute ngiye ntabwo nigeze nsaba amafaranga narimo kuko nigeze gutunga dukeya tukabura kubera ko uyu mudamu nigeze kumurwaza imyaka 2 n'igice arwaye ntazi ibyo arwaye twe nani mfite turarangira noneho ndavuga ni ngiye Imana ikintu nkwisabiye ni amahoro nshaka mu muryango wanjye wose nanjye nkatuzanya numva ko ngiye mu rusengero nicyo ntumva onagusaba cya mbere nuko amafaranga adafite amahoro ntacyo yamarira nuko nawe mfite ntacyo yamariye mu by'ukuri ndumva ngiye Imana yarabimpaye ku cyizere mfite yarabimpaye icya gatatu rero gitangaza gikomeye ko madamu yabivugaga byananyobeye nkabura uko nabivuga n'abandi basigaye babibona mu iyo sura yanjye bakabona ko nahindutse koko kandi ko narahindutse ngewe ndi umuntu wanyuraga ahantu kuri butike cyangwa ku kabari nabona cyapa kiriho Mitsingi cyangwa Primus nkavuga ni nakazi ntambwa zikarya nta n'umujuru ukiba kandi kwinywera icupa aho ndashima Imana ko ibyo byose nabibatuye ibintu nashima ni byinshi noneho ejo bundi gitangaza cyabaye gikomeye kikanantungura ntarigeze nanabitekereza kubisaba kuko nari nzi yuko nari narabuze umuti wabyo nuko madamu gutya mumubona iyi gutya yabaye agasende ubona nari yivuze nabwe ku mutima nabuze ni pasiteri binangore no umugore wanjye niba muntwarara yagiye inda yagiye ndi kureba rwose inda yagiye ndi kureba kandi nta mwenda wari ukimukwira ku gitanda cya metero 2 yabaga arara nk'iri hirya naye nkarara hano ku ruhande ariko ubu tuba twegeranye neza rwose nta kibazo mu by'ukuri rero ibyo nashima Imana ni byinshi ikindi nari nibagiwe ni byinshi cyane nzagira igenge mbivuga gake mu masibo ndabivuga mu masibo namubwiye ni rero ngiye kwiga ngiye no kubatizwa nta kintu yarengejeho numvaga umwuka waratangiye kujya umugeraho ngiye no kubatizwa umurese ngiye kubatizwa nabonye ahantu aho kugira ngo ngiye mbyinira mu kabari ngiye ndara mu kabari nabonye abantu ngomba kujya ndara mfashwa no kurenza no kuba nabaga ndi mu kinya arabinyemerera ati umuhungu wanjye w'imfura abayiga mu wa mbere secondaire ko nuko hagiye hazamo ibyo bibazo na mama we yarwara bakagira ihungabana ariko ndashima n'Imana yuko ubu banatsinze babaye abambere ibintu nashima ni byinshi ibindi
ningirirwa umugisha Imana ikomeza ikamfasha mu mavuta y'umushumba nkamana no kubatizwa. Noneho se ubwo se bazajya he? Ikindi nshima Imana mpagaze ku maguru abiri n'umuryango wanjye nuko nkuko umushumba yavuze ngo uri munsi y'aya mavuta wemera Uwiteka, nkuko na nimugoroba batubwiye ngo iyo byanze inzuki harya bahari bagushyira inzuki imbere aho bagenda inyuma abesikoti bakugenda imbere aho ndi hose no mu kazi bari gutayo bati ese uwo wajya mu rusengero yakizwa hakiza se ntabwo bishoboka, ariko bakabona byahindutse. Ndashima Imana ko byose bizashoboka kandi byashobotse. N'abamfashije bose ndabashimiye, n'umushumba ndamushimiye, ariko ntabwo ibyiza biri imbere. Nawe gushima sinane nashima, wari umusogongero. Murakoze, Imana ibahe umugisha. buretse kumwambura iyo mikoro. Madamu, ngo ubwo burwayi wabumaranye imyaka ingahe? nari mbumaranye imyaka 16. 16. Ndashaka mbabwire bene data, I would like to tell you, dear brethren, izo mbaraga urazumva? can you feel those power? Si amazi nasengeye, It is water I pray for. namara kuyasengera bwawe nakira yanywe, And after praying for it, I give her to drink. nkababwira ngo reka mbasige. And I said, let me anoint you. Murabyibuka? Do you remember that? Ndashaka kubaganiriza. I would like to talk to you. Mu cyumweru ubonye hateguwe ikintu, umuhanuzi yavuze ikintu nk'icyo cy'ikimenyetso, If you see in the week they prepared something and the shepherd spoke of the sign of it, ntukajye uvuga ngo n'ubushize narabyumvise. do never say that even last time you asked us to do the same. Jya wirukanka ubikore mbere y'abandi. Iki si ikibazo cyari gikomeye? Do it quickly. This was a serious matter. Ntabwo wari warivuje? nari narivuje byaranze, bakambwira ngo impamvu ngo ingwinda ngo isi imbere ngo nuko nabyaye mbazwe. Najyaga nywa amazi arimo gikukuri nkafata, bakambwira ngo njye nywa n'amazi y'akazu yazi arimo indimu. Nahoreraga amazi arimo indimu y'akazu yazi harimo, naba ntanywa yayo ngayo arimo akazu yazi n'indimu, nkanywa gikukuri kiri mu mazi, ariko byari byaranze. None se iyo nda nuvuze ko yigeze ukiri umukobwa nibyo? Ni ukuvuga ngo nimara gufata irembo, ubwo njye nabaga hano i Kigali, iwabo mu cyaro. Ubwo njye nabaga nibere ndi gupagasa nyine ndi gushaka ubuzima. Noneho naba ndi inaha bakajya bavuga ngo wa mukobwa wasabye ngo sheri wawe ngo aratwite. Nkavuga nta kibazo, njyewe nari gisinga nkumva byo ntacyo bitwaye. Hongeye muri njye ntacyo nishinjaga, nawe ntacyo namushinjaga. Bakati aratwite, ni nta kibazo. Ntatawe simbimubwire ko nabyumvise, nawe ntabimbwire ko yabyumvise. Tugeze igihe cyo gukora ubukwe. Tugeze igihe cyo gukora ubukwe, birasakuza cyane, buracya ari kuri nk'iminsi nk'itatu ngo dukore ubukwe. Birasakuza cyane ku buryo nyine n'ubukwe no gupfa bware gupfa. Ariko hakaza muri Katolike hari icyo bita charismatique. Hakazaho groupe y'abakarismatike, groupe y'abasenga baba mama. Bagasenga baravuga ubukwe buraba. Barategeka ati ubukwe buraba nta kibazo. Honge bansengeraga nibereye mu kinyana ko byo byabimbwiye. Nabandi biraba nta kibazo. None kiri ikintu cyaje gukomera cyane, kandi turasezerana turi babiri. Ngewe bigerageje cyo kujya gusezerana, ngerayo uwo twari turasezerana rimwe we basoje. Noneho padiri arambwira ati rero hakiza, ubu ntabwo wowe usezeranye kuko wakererewe. Ndavuga nese ngiye ko umugore turi kumwe, wansezeye utansezeranya nta kibazo. Ati rero urajya ku Nyundo. Ati urajya ku Nyundo kwa Musenyeri niho ugomba kujya gusezeranira. Nta kibazo, nise kandi bari kugenda n'amaguru, ngiye nkabagenda n'imodoka, ntibiroroshye nta kibazo. Ndajyayo nta kibazo, niba ariko mubishaka. Nkajya mbona ni ya mitego n'undi gukomeza kwitambika. Noneho nyuma yaho padiri baravuze ngo ndabasezeranye muri chapeli, uko ntago tujya kuri altare. Ndabana nta kibazo, ibyo ukora byose pfa kuba ngewe umugeni mufite. Nari mfite confidence. Noneho aradusezeranya turataha. Hashize icyumweru ngiye mitangaruka mu kazi.
bakajya bavuga ngo umugore aratwite mu rugo, bakahamamagara ababyeyi banjye bati umukobwa ese umukobwa wa umugore wawe mwigeze mubona ko atwite yenda kubyara? Ndabana ko ibyo ntabwo bibareba. Ubu ngiye narakuze naracutse, nanjye n'urugo rwanjye ngomba kwimenya, nkamenya n'uko ndukontorora. Ntabwo mutegereze mugize amahirwe se uko twabyara nkabyihorera. Ubwo nanjye cyo gukora akantu kageze hashize nk'amezi 6 atangira se kwavuze ngo yazanye indaho se yagombye kuba yarabyayera. Umwaka uburashize se noneho hari umuntu twasezeraniye mu gihe kimwe wari inshuti yanjye twakoranaga hano, yigeze no kuza mu gitondo mu rugo 2:00 abati rero ngiye hakiza kugira ngo mbyare. Hari ahantu nagiye iriya kuri Nyabarongo kubaza kugira ngo mbyare, ati ngiye navuyeyo umugore ahita asama, none wazaje nkakujyanayo. Barasengaga se? Oya, ni mu bapfumu. No ne wapi ni nago byakunda ngewe. Nta hantu nzajya kubaza, nta hantu nzajya kubaza ngomba kubyara, nuko ngiye Imana narayisabye, ni niba uyizi yuko umugore wanjye atwite koko azabyara. Niba uzi kadatwite nibyibuze uzaduha umwaka cyangwa umwaka 2. Umwaka warashize ntangira kugira ikibazo. Ndavuga neze ko ibintu niyaturiyo bishobora kumbaho bikagendanira ko. Ndavuga ni wenda yaba yaranayizanye wenda akabyara, ntabwo nimvuye ngo sinabyaye. Uwo muntu akajya buri gitondo kutubyutsa kare, ubwo tuzinduka tujya mu misa ya mbere tukamwihorera. Hashize umwaka warashize mu kwezi k'ubundi umudama namwe ngo yumva ameze nabi. Ndavuga se Imana yabivuye wenda yaba yarasamye wenda. Byageze igihe nanifuza ni yaba yaranasamye rikavamo bikagigaragara wenda ko yabaye umugore. Ariko Imana ibyo yakoze ni birebire, ni byinshi cyane sinabona uko mbirondora, kuko habayeho urugamba rurerure mu miryango y'iwacu iwabo, biba birebire cyane. Ariko Imana yaratabaye. Ariko cyane ndashima Imana, ibintu byabereye hano ku cyumweru byo byambereye igitangaza gikomeye, kuko hari mucuti wanjye twabanye cyane muri geto, tubana nayo i Kigali, kuko twarasezeranye ngiye nawe ko tuzatandukana muri geto. Aruko ngiye umugore ngiye kumukura mu cyaro nkamuzana i Kigali, nawe aruko agiye kuzana umugore. Ibyo twasanye ko byagenze. Nagiye kuzukura umugore mu cyaro, nawe kuwa gatatu namuzanye kuwa gatatu nawe azana umugore. Nibwo twatandukanye muri geto. Noneho kuri kabikurikiranye kuri YouTube madamu we ko nawe hari ubugwayi yagiye akunda kugira cyane, yo tuje hano arambwira ati munzirikane. Noneho iyo bigeze cyagiye cy'umushumba avuga ngo mushyire kuri status cyangwa mushyire kuri group. Nibwo mfungurira umudamu wiwe wa mucuti wanjye agatangira akabireba. We yarambajije mu gitondo kuri telefone tukiva hano ati mu byukuri mama Keve ikona bibonye bavuze ngo inda yashize yakize, wa uri kubireba wayikozo yashize burundu. N'ubu ngubu yabaye miss. Ati ntago nabyemera ntarabibona, kuko yigeze arwara iyo myaka 2 n'igice. Yavuye ku biro yari afite ibiro nka 85, ararwara agira ku biro 50, ariko yanda igasigara. Tugaterura tugashyira mu modoka tujyanye kwa muganga, ariko yandaye igasigara. Mbese bikaba ikibazo gikomeye. Noneho uwo mumama rero yavuze ati uko nabibonye kuri YouTube ibiriya bintu uhahagaze byabaye koko niko bimeze. Na n'ubu we ntabwo yari yabishyikira ko ataramubona. Niyo ndi kumubwira nyine bari guha abandi ubuhamya ku kazi, uwo nubango uwo nita uwo twabanaga muri geto. Byageze ibihe bimaze guhindukira aba boss wanjye. Imana itera iteka nkuko twahoraga tujya inama tera iteka akantu karaboneka. Ariko nago ndashima Imana gatiyeza ntererana muri ibyo byose. Icyo nacyo nyishima Imana cyane, kuko burya hari kibaho Imana ikagira uwikoreramo kugira ngo utazasebera mu mbaga. Kuko Imana icyima Imana nanone nuko yamishe mu mababa yayo, aho nyuze bakaba bati boss bakayonda icyari wawo ndi kandi byararangiye. Ariko uwo muvandimwe nandamushimira rwose, nubwo mutamuzi nawe yambereye imfura kimwe n'abandi bantu barimo hano benshi baje nyuma yuko nje batangajwe no kubona kumva ngo hakiza ngo nagiye mu rusengero kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatatu ngo ndaye mu rusengero, bagira ngo bandi bajyane ibyumba. Ntago ari ibyumba, ntarwaye n'urusengero ngo ni paradizo. Nta nubwo mbabwira ko urusengero mukinjiramo mwewe mukinjiramo muzagira mugeze mu ijuru. Kandi koko mu byukuri ko
uko mpagaze aha nyagiye naho se ni muri New York ngeze handi bavuga muri Amerika none ubu byarushijeho ibyishimo mfite ntago mwapfa kubyumva nishimwe mfite ku mutima ni byinshi ariko Imana izantiza imbaraga ikomeze intera imbaraga imirimo cyangwa ibyo twiyemeje tuzabisoza ariko ngiye nshima Imana ko uko nagiye mbona abandi bigenda cyangwa iki mu rugo rwanye ntago byeze nta gikuba cyeze gicika usibye ibyo bisitaza byagiye bibaho ndi munsi noneho y'amavuta y'umushumba ubu bintu ubu ni tayari. Haleluya. Ubu noneho nsigaye ngenda mfite confidence nsigaye mva mu rugo niyo nta nakazi mfite kagenda ni ubu ndakabona n'amafaranga yabona n'umudamu wamugane mufite ikibazo cy'amafaranga nikirakemuka ndaje mbikemure mu byukuri ni byinshi byo kuvuga nzajya mbivuga mu mashifuti nawe. Amen. Gusa umushumba njye sinabona uko mbivuga sinabona ngo sinabona Imana yanjye sinabona niki gusa amavuta afite cyangwa impano afite ntabwo nabona bango ntabwo yihererana ntago bigumiriza nkuko mbona ko abandi bigenda nuko twese tugeraho muri rusange akanavuga ngo suru wa cyangwa suru murayoni ngewe ntabwo nabona uko mbivuga ariko none ubu kanze mbanze ngiye mu nezo ariko nagiyemo none ubundi n'abari kure bose Yesu azabazana. Haleluya. None se uwo muntu mwasangiraga icupa barinywa n'ukurinywa n'ukugira gute icupa niki ni inzoga sorry wavuze icupa barisangira bate bararihekenya none kumbe Imana ishimwe. Nubuhe butumwa mwahereza aba bantu bari aha ngaha nubuhe butumwa mwahereza aba bantu bari aha ngewe ku giti cyanjye wenda na madamu afite ibyiwe ubutumwa natanga bwa mbere nuko uwiringiye Imana nta kitamukorera. Amen. Cyo cyambere ikindi nta kintu na kimwe wabona kuri iyi si cyangwa niyo kuri iyi si cyangwa aho umuntu hose yabari kwiringira Imana nicyo cyambere kandi ukizera wizeye ukumva ko byose bizashoboka nubwo byagendaga gutyo nkagiye ngenda ncika integeho gatoya Imana yo narayinyizi rwose nuko ahubwo ikibazo nari mfite ni kimwe nta murongo nyirizina wayo nari mfite cyangwa aho nayiribonera nicyo kintu nabonye ngiye nibonye ariko ngibonyeho nyuma kandi ikindi nanone nibagiwe mpamvu nababwe nazageza nejo ikindi kintu nibagiwe gikomeye nuko ibi bintu byose bihishuje cyane cyane nk'uburwayi bwa madamu ngiye njya gufata umwanzuro wo kuva ku nzoga ntabwo nari nakaza hano haburaga ibyumweru ntabwo hashize ibyumweru bitatu ukwezi nibwo nahuye na David kandi David nari maze amezi 6 tutabonana ngo tuganire noneho nkima ikintu ishusho nabonyeho nuko uko natahaga mvuye mu kabari nakererewe navuga mu kazi ngatajya mu kabari uko natahaga nakererewe ibibazo by'urugo sinabimyenyaga ahubwo kubera ko ibibazo byarandenze navuga okay kanjye ninywera inzoga ibindi mbe ngiyibagije ndababwiza ukuri ikindi kintu nibagiwe gikomeye sinasinziraga narimo byageraga saa 9 numva nahita njya mu kazi kandi nta nakazi mfite nta hano ngiye ibitotsi sinigira ngira ibitotsi ubu ngutse nsinzira nk'agahinja nkibagirwa no kujya ku kazi. Amen. Ubwo rero ubutumwa nyirizina ngeyo ku giti cyanjye natanga nuko uwiringiye Imana ntacyo azabura kandi byongeye uwongeyeho aya mavuta y'umushumba noneho akabyemera akabihamya nakarusho kubwanjye ndumva ari ibyo ngibyo. Dukomere Imana amashyi ku bwa mwene data. Let's applaud to God. Bavandimwe, dear brethren, uyu muntu tumusengera ku cyumweru ni bande bari bahari? Who was around when we prayed for this person on Sunday? Ntabwo iki kibazo cyari gikomeye. Was the problem not serious?
ibyo ubona ko bikomeye imbere y'Imana biroroshye. What you see seem to be serious in the sight of yours, it's simple in the sight of the Lord. Mwizere Imana, mwizere n'abahanuzi bawe. Believe in God and uphold and believe in prophet, then you shall Niko prosper. Ingoma za 2:20 havuga. This is how the book of Chronicles says. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Nuko wenda tutabikabya, Just that we did not exaggerate it. ariko umuntu akubwiye ikirere cy'ubuhanuzi abahagazemo. But if you can be told the realm of prophecy that a person is standing in, Muvandimwe, dear brethren, umva nkubwire. let me tell you, Najya nguhanurira ukahita ugenda ukaba ugiye muri beneri. I can prophesy to you and you directly go in the bank. Bakaba baguhaye kredi ukazishyura amasezerano yasohoye. And they give you a loan you pay after the promises come to pass. Uko bino bintu Imana ivugana nawe byose zabikora. Because everything that God promised you will come to pass. Amazi twamuhaye si amazi yaravuye harya. Isn't the water that we gave her was for normal water? Si amazi asanzwe. Ariko ijambo twatuye But the word we confessed, niryo rifite agaciro. it's what powerful. Uyu muntu This person, kuko nari namaze guhishurirwa icyo azira, because I already had the vision of the blame behind her, Imana yari yambwiye ngo nkoreshe icyo bita itegeko. God told me to use a command. Uyakijijwe n'itegeko She's ry'Imana. healed by the command of the Lord. Itorero Elayon Pentecost Blessing Church riyobowe na Reverend Prophet Ernest Nyirindekwe ribatumiye mu bihe bidasanzwe by'ijambo ry'Imana, ibitangaza n'ubuhanuzi. Wa gatatu guhera saa 11 kugeza saa 2 mu materaniro yitwa uwa gatatu wo kubohoka, Wednesday of Deliverance. Kuwa kane mu masengesho yitwa uwa kane w'ibirori guhera saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Buri wa gatanu wo gutitiriza, Friday overnight, aho duhera saa 1 za nimugoroba kugeza saa 11 za mu gitondo. Ndetse no ku cyumweru aho tugira amateraniro yitwa icyumweru cyo kuyoboza Imana inzira. Irya mbere rihera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6 n'igice, ndetse n'irya nimugoroba rihera saa 10 kugeza saa 2 zuzuye. Duherereye Kibagabaga munsi y'urwibutso ku gipangu nimero 3, aho bakunze kwita ku rusengero rwera White Church. Aya materaniro yose wanayakurikira online unyuze kuri YouTube ukandikamo Prophet Ernest Nyirindekwe, ndetse no kuri Zoom. Dukurikira uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga zacu, ntihazagire na kimwe ucikwa. Ku bindi bisobanuro no kuyoboza hamagara 0788 24 47 57. Muze dufatanye guhimbaza Imana yacu. Hallelujah.